yewe Daniel mugaragu w'Imana ukundwa cyane iryo jambo ukundwa cyane Daniel umunsi mwiza ni umunsi uramuka abantu batibwira ko uramuka ni umunsi ubaho abantu batibwira kuri bubeho ariko ni n'umunsi hagati yawe n'umuntu n'Imana n'umuntu nta kintu upfa n'umuntu n'Imana mumbabarire mbivuge ndabasabye akurazi ko nta muntu ukwiriye kumubonera amaguru madamu unteze amatwi gira umwanya wo kuba mu rugo rwawe uzi ko bibabaje gusanga utwana tw'umupfakazi tw'igishubaziko tw'umudamu wasigaye wenyine ku mpamvu zitandukanye twicira usaze mu maso agato kasinziriye ku gakuru twahirimye ahantu tutoze ku manywa oh my god kandi tubaha ikaze bakunzi b'Umwizerwa TV, televiziyo yanyu kandi yacu ibagezaho ibiganiro byiza, aho tugenda tuganira n'abapasiteri n'abantu Imana yagiriye neza, bakatubwira ibintu byururutse imitima, bakatubwira yuko bigishoboka nubwo bigoye. Hari ibintu biba bigoye bakunzi, hari ibintu biba bigoye bikomeye ariko kandi bishoboka. Kuri kamera zacu dufite niba mwita umubyeyi, sinzi icyo ndi bumwita kuko ni byinshi cyane. Ni umubyeyi kuri bamwe, ni role model ku bandi. Wowe uri kumureba ni iki cyawe? Reka tumuhe ikaze. Mwaramutse neza? Mwaramutse neza, Yesu ashimwe cyane. Mumeze mute? Turaho turakomeye, Imana iraturinze kandi turashima Imana. Pastor rero reka ndabizi ko ubwa mbere tukwakiriye hano ku Mwizerwa TV, ni n'ubwa mbere muri Gospel Talent Show bagiye kukumva. Gira ikintu ubwira umuntu ukumvishe bwa mbere umuramutse. Umuntu ndamukije uyu munsi ntazibagirwe yuko duhuye ariko itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12. Kandi itariki ifite amateka akomeye cyane buriya mu Bisirayeli no kuri Bibiliya no kuri Farawo. Itariki ifite amateka akomeye tuzabivuga. Pastor kubera ko uri umuhanga cyane n'utumenye nk'ubazi ibintu byinshi barambwiraho gatoya. Iyi tariki ifite ayahe mateka? Telefone y'impereza ngereke. Itariki ya mbere z'ukwa 12. 12. Ubundi uku kwezi kwitwa Adari. Nuko mu mwaka wa 12 mu kwezi kwa 12 ku munsi wako wa mbere w'uko kwezi, ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu, curira Farawo umwami wa Egiputa umuborogo, mubwira uti wagereranijwe nk'umugunzi w'intare w'amahanga ariko umeze nk'icyuka kiri mu nyanja, watumburutse mu migezi yawe, amazi ukayatobesha ibirenge kandi inzuzi zabo ukazihindura icyondo. Ayo magambo wumva mvuze yabaye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 12. Ubwoko bwa Isiraheli bugenda kuva mu Egiputa. Bwari bumaze buvuye mu Egiputa. Aha rero urumva amagambo ameze nk'inyuro. Ni inyuro. Imana irimo gucyurira Farawo ibintu byose yakoze ngo batava mu gihugu cy'amahanga mu buretwa, ngo babohorwe binjire mu gihugu cy'amasezerano. Aha rero umwaka wa 12 barahigezemo. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane. Imana yari iri gucyurira Farawo imubwira ngo hirya y'ibimenyetso, hirya buri kimwe, ariko ubwoko bwanyura cyari ubwoko bwanyu. Pastor reka tuze udusengere, tuze tugere muri topic y'uyu munsi. Nzi neza yuko iri bugire umumaro ku bakunzi ba Umwizerwa TV, ku bizerwa bacu. Reka tuze
twinjire mu kiganiro ariko tutarinjira reka mbanze nkubaze pastor umunsi mwiza kuri wowe aba ari umunsi umeze gute? Umunsi mwiza kuri jewe ni umunsi wumva ufitanye ibihe byiza n'Imana, ntacyo umutima ukorega ku Mana no ku bantu. Uwo munsi ni mwiza. Utubihereye kuki? Hari igitondo cyabaye cyiza kuri Daniel. Igitondo Dariya azinduka ajya ku rwobo rw'intare kureba ko yaramutse. Utekereza umuntu ejo bashyize mu rupfu, ejo, yesterday mu cyongereza, bamushyize ahantu ho kutazaramuka ejo. Bamushyizemo ejo, bamushyira ahantu atazaramuka ejo. Reka mbabwire bakobwa banjye, mutekereze ko ibyo bintu byakozwe mu ibanga byakozwe ku mugaragaro, kandi bikorwa haje abantu bo kubireba. Ndagusabye gushyira mu mwanya w'umuryango wa Daniel. Iyo mvuze umuryango bavuze wenda family close, umugore n'umugabo, urugero n'abana be, nako umugore we n'abana. Ishyire mu mwanya wa se na nyina, ishyire mu mwanya w'inshuti biganye, ishyire mu mwanya w'abantu bakoranye, ishyire mu mwanya wamubereye pare, ishyire mu mwanya wa marene w'umugore we, ishyire mu mwanya w'abantu. Ni ukuvuga ngo basi aheza ni mu ijuru, Imana nibishaka tuzahurirayo, nta kibazo tuba. Intare zimaze iminsi 7 zishonjeshejwe, barazishyize mu masengesho. Ndashaka kuzuka ikintu cyumbajije, umunsi mwiza ni uwuhe? Mu gitondo Bibiliya mbwira ngo nuko iryo joro umwami abura ibitotsi, ararakanuye, baramubikira biranga, yizindura ajya ku rwobo rw'intare. Umva ijambo yakoresheje, yewe Daniel mugaragu w'Imana ukundwa cyane. Iryo jambo ukundwa cyane, Daniel waramutseho, kandi yaturutse kurabivuga, arangura cyane, yarasinziriye. Niko ye Imana ukorera yabashije kukurinda. Imana ukorera, iyi Mana wahamije, umva ngo yabashije. Ubundi ako kantu ubwako karashaka kuvuga ko mu mutima w'umwami Dariyo atazi ko bishoboka. Donc il pose la question avec inquiétude. Arabaza ikibazo ku kigendanye no gushidikanya kutabaho kukirenga. Imana ukorera mu by'ukuri yabashe kukurinda. Bagiye kumva yumvirwa rivugiye pfiye mu mwobo, ngo yandinze naramutse, ngo kuko nta cyaha yambonyeho, ngo kandi nawe uzi ko ntacyo nagukoreye Nyagasani. Umunsi mwiza ni umunsi uramuka abantu batibwira ko uramuka, ni umunsi ubaho abantu batibwira kuri ubeho, ariko ni n'umunsi hagati yawe n'umuntu n'Imana, n'umuntu nta kintu upfa n'umuntu n'Imana, kandi icyo kintu cyifuza abantu b'Imana. Hari abantu bakumbuye umunsi mwiza, hari abantu babayeho mu minsi mibi gusa, ugasanga kuva ku wa mbere kujya ku cyumweru iminsi yabo ni mibi gusa. Cyo nabifuriza abo bantu, Imana baremera umunsi mwiza, kuko Imana igiye urema. Imana igiye urema. Zaburi 90:15 iravuga ngo Uwiteka we utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo, bingana n'imyaka twaboneyemo ibyago. Nicyo nifurije uwo muntu. Ikindi Zaburi 12:6 haravuga ngo kubwo kunyagwa ku munyamubabaro no gusuhuza umutima k'umukene, none aha ndahagurutse ni Uwiteka avuga, ndashyira mu muhoro wacu ndirwanya. Icyampa Imana ikagendera uwo muntu, umunsi wabereye mubi, umunsi washaririye, n'umugoroba w'ejo ntiwamubereye mwiza. Imana imuhe ibyiringiro by'umunsi, Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane, Imana imuhe ibyiringiro by'umunsi. Nuko uyu munsi bizahinduka ejo, ariko bihinduke kwaraje umuntu, ariko ejo impundu zikavuga. Mbara dusenge kuko twavuga byinshi,
Imana ni ngari, nta n'umuntu wabasha kuyivuga, sinzi nuko muyivuga. Ntago Imana ni ngari, ntago kuyivuga byoroshye. Reka dusenge twinjire muri topic y'uyu munsi. Reka nguhe umwanya usenge hanyuma dutangire. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, dusengeye ikiganiro tugiye kuganira, dusengeye kandi abantu bagiye kudutega amatwi ngo bafashe bahe umugisha mvuga n'uwo kumva no kumvira no guhura n'Imana bundi bushya, dore ko ugeze wivugira ngo hari umunsi wiyeretse abigishwa bawe bundi bushya n'ubundi bibe bishya. Rero unshoboze abo tuganire, duhe umugisha muri byose, mwuka wera tubashe kuvuga ibikwiriye kandi mu gihe gikwiriye, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Amen. Urakoze cyane. Abakunzi bacu badukurikira rero uyu munsi na pasiteri wacu, umushumba wacu, umubyeyi wacu, tugiye kuganira ku kintu cyitwa imbaraga z'urubyiruko. Imbaraga z'urubyiruko, Bibiliya ikunda kuvuga ngo ubwiza bw'umusore ni imbaraga ze, umusaza ni uruyenzi rw'imvi. Urakoze cyane. Ntabwo nari nkaza, ariko buriya baravuga ngo utaganiriye na se aho uwo murongo uri, igitangaje nuko aho uwo murongo uri ntubona ko kare. Donc d'ailleurs ni umurongo umwe. Ubwiza bw'abasore ni imbaraga zabo, naho ubwiza bw'abasaza ni uruyenzi rw'imvi. Ubwiza bw'abasaza ni uruyenzi rw'imvi. Twivugira ubwiza bw'abasore. Tujye kuganira ku imbaraga z'urubyiruko rukijijwe. Pasiteri araje tubwire nimba koko ese urubyiruko rujya rukizwa, rurahari pasita no mu bihe bikomeye nk'ibi. Reka tuganire imbaraga z'urubyiruko rukijijwe mu kubaka igihugu, mu kubaka sosiyete y'ejo hazaza. Pasiteri, reka nyemerera dutangire nkubaza ibibazo bikeya tuze guhita twinjira. Birakunda ko waba muri iyi si imeze gutya, uri butubwire iri corrupt, uri mu ntandukanyirize nayo ndi wakuriyemo, intambara ahuragamo nazo uri urubyiruko, uraza kumbwira kuko nawe urabizi, abana bawe babicamo bireba, zitandukanye n'izo twebwe duhura nazo uyu munsi. Ese ubundi birakunda yuko mu bihe nk'ibi nkizwa? Pastor Nshahe, vugana nande, ryari gute? Nyemerera umbwire. Urakoze cyane. Nta gihe na kimwe kibi isi inyuramo umuntu atakizwa. Bivuye gute? Bisobanuje iki? Nta hantu na hamwe Kristo atasanga umuntu, kandi nta muntu wamunanira. Nicyo gisubizo. Ahantu hose uko isi yabimeze kose, hariho ibiyobyabwenge, hariho uburara, hariho ubusambanyi bukabije, harimo aho hantu hose Imana ishaka kuhakura umuntu ikamukiza, kandi agakizwa neza, adapfubye rwose, adapfubyemo umuntu, agakizwa neza. Kuko hari igihe kimwe twibwira ko wenda ibiriho bitigeze kubaho. Igitabo cy'itangiriro ntimukize? Sicyo gitangira Bibiliya. Sorry. Nakwemera ko mu itangiriro 19 tuhasanga ubutinganyi. None se urumva habanje kuba ubusambanyi busanzwe wenda sexuel busanzwe, ariko buza gufata intera kugirwaho ubutinganyi. Mu mukwabo Imana yahakoze muri cya 19, Bibiliya tubwira ko hari ijambo rihabari komeye cyane, kandi some si byiza, kuko abantu bagomba kumenya ko tuba tuvuga ibintu biri biblique, tudahimbye. Umve umuntu avuga umurongo 4, batararyama abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomu bagota iyo nzu. Wumve, abato n'abakuru bose, kandi bavuye ahantu hose ho muri wo, bahamagara Loti baramubaza ngo abagabo binjiye iwawe muri ijoro bari he? Basore turyamane nabo. Abagabo bo muri uwo mujyi bose, umudugudu wose,
abato n'abakuru. Iryo jambo iyo mvuze abato n'abakuru, Bibiliya ishaka kutubwira ngo ubwo harimo abagabo bakuze, harimo abasore b'imigenda, harimo ab'ingimbi. Urabyumva, utu duhungu twose ureba nk'utu tumarine turi hepfo tuba mu muhanda, ntujya utubona se turi kumwe n'udukobwa tubana nabo. Abato n'abakuru bo mu mudugudu bose bagota inzu yande ya Lote, banabipronounce. Turashaka abagabo binjiye aha ngo turyamane nabo. Ubundi hariho ibintu bibanza bigatera isoni inside umuntu, ariko bikwiye no gutera n'isoni no kubivuga. Uratekereza ibintu isoni zibashiramo, bakajya banabivuga, basohora turyamane nabo. Rero ubutinganyi bwaje kera, ariko muri kiriya gihe Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo umugaragu w'Imana Lote, icyo kintu akibamo, akiririra, arizwa nacyo, yego arizwa nacyo, ababajwe nacyo, ataka ku Mana yibwira ngo Mana arengera aha hantu, kugeza ubwo haje kurimbuka hazi icyo. Ariko hari mu mukiranutsi umwe. Mu gihe cyose uriho kibi, Imana ishobora gukiza umunyabyaha kandi agahinduka rwose. Urakoze cyane. Akantu wavuze nibyo koko, ibintu murwana nabyo, urubyiruko rw'uyu munsi twe ntago twarwanye nabyo. Ibi ndashaka kubisobanura ngo babyumve neza. Mu busore bwanjye ubwo ni 73 kuzamuka kugeza muri 80, ubwo busore bwacu ntago bwarimo tourne disc, ntago bwarimo night club, ntibwari bibuno, nta byari birimo, ntago bwarimo pornography mu matelefone, ntago bwarimo ibiyobyabwenge. Vraiment hari imyaka yabayeho ikintu umuntu anywa twakwita igisindisha ari inzoga gusa, nayo wareba uburyo yinywa ugasanga biragoye kubinegura, keretse icyo Bibiliya bivugaho, ariko byari bigoye kubinegura. Umuntu akanywera inzoga iwe yiwe, kuvumbana ko hariho nuko umuntu asanga undi iwe akamuha inzoga. Abantu banyumva bankurikira ndagana nk'umuntu mukuru, icyo gihe ijambo rivuga ngo inzoga n'imfura inyobwa n'imfura, nuko bavugaga ngo inzoga n'imfura kandi kanyobwa n'iki n'indi mfura. Ugasanga umuntu yihaye intego ko inzoga itazamwandarika. None icyo kintu tugikuriramo dutyo, umuntu azi ko umugore ari uwe, sibyo? Umugore ni uwe, utari uwawe n'insu wawe. Umwana w'umukobwa w'icyo gihe, mumbabarire mbivuge ndabasabye, akura azi ko nta muntu ukwiriye kumubonera amaguru. Nuko tuganira nawe nubwo uri umudamu ariko ukiri mutoya, nta mukobwa wumvaga, umukobwa yakuze azi ko nta muntu w'umuhungu ukwiriye kumonera amaguru. Nimvuga amaguru ngo nuguturuka ku bitsitsi no kuzamuka intege zose, ibi biro bye nta muntu ukwiye kubibona, nta muntu ukwiye kumurebera igituza, nta muntu ukwiye kumubonera amabere. None byose biri ku karubanda. Umuntu ari recording akifotora, akavuga igiciro, agashyiraho ku ma Facebook. Urubyiruko rukora iki pastor? Naho Yesu yakora, ahubwo dore ikibazo, ntabwo rurimo gushaka kumva ubutumwa bwiza. Izi ngwane bafite, ntabwo bashaka kumva ubutumwa bwiza. Ariko nubwo bimeze bityo, nabo badashaka kubwumva, nabo hari aho Yesu yabafatira. Uruzi ko Yesu ashobora gufatira umuntu muri chambre, muri loge. Yego. Yagiye muri loge mu byaha, aho Yesu yamufatira. Bure nta hantu Yesu atasanga umuntu, nicyo natangiye mvuga. Nubwo badashaka urusengero, badashaka iteraniro, nta Yesu atamufatira. Icyaka nshaka kubabwira nacyo cyukosa, ni ijambo Paul abwiye Timoteyo ngo ubwirize ubutumwa bwiza mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye, ngo wihangane uhugure hano cyaho uteshe, ufite kwihangana kose no kwigisha, ngo kuko muri iyo minsi abantu bazaba badashaka kumva inyigisho nzima, bazabishakira bababwira ibihuje n'irari ryawe.
niyo mpamvu urimo kubona abo bantu bambaye ubusa, abo bantu bateye ukuntu bamazeho, nabo babona ahantu bateranira ndetse bakawoshipa, bakaramya bagahimbaza, bakaramya bagahimbaza, bambaye gutyo. Ashobora gusubira mu cyicaro ukabona yabuze uko yicara. Biriya nibyo bita ku kizira cyageze ahera. Ntabwo nahita mbihuza, kuko uriya muntu sinahita mwita ikizira vuba none ahangaha, kuko ikizira gifite ikindi gisobanura buriya mu by'ukuri. Ikizira kugera hera n'undi mutambyi uziyita Kristo. Mu by'ukuri mbisobanure mpave mpavuye. Ijambo ikizira cyahagaze ahera, kizagera hera n'undi muntu uziyita Kristo akigira umutambyi w'abantu. Niyo twita Antikristo. Naho abangaba bo baramutse babonye ijambo ry'Imana nyaryo, nubwo yageze hariya bakira bakizwa. Pastor, urakoze cyane. Ndashaka ko usobanura abantu badukurikiye. Iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo icyitegererezo cy'imirimo myiza. Pastor, ijambo ry'Imana rishatse kuvuga iki? Ndavuga ibintu bikurikije kuri iyo. Icyambere Pawulo yavuze abashatse kuvuga ko udakwiriye kugira ihinyo, kuko ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Ntabwo wabuza abantu guhinyura, sizi ko nkurikiye, ntabwo wabuza abantu guhinyura kandi babonye ibihinyurwa. Kandi mu bantu tuteze amatwi wabona hari abatarimo kumva iyo verbe guhinyura. Guhinyura ni ukugaya. Kugaya. Ihinyu ni umugaya. Ntihakagire ugaya ubusore bwawe. Urumva ntiwabuza abantu kugaya ibigawa bihari. Ahubwo Paul yashatubwira iki? Yari yashatse kuvuga iki? Reka Timoteyo yabwiraga. Yari yashatse kuvuga ngo ujye wirinda umugayo. Urwaho abantu kubona ibyo bakugayaho. Yego, nicyo ashaka kuvuga. Iryo ni rimwe. Irindi ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Kuki yavuze ngo ubusore? Nuko ubusore bw'umuntu bukwiriye kubaho nta mugayo ufite, udafite umugayo, udafite ihinyo. Umusore akwiye kuba umusore abantu bareba bakamwiringira nk'umugabo w'ahazaza. Buriya hari umwifato ureba n'umwana w'umuhungu ukabaza se uyu mwana azava umugabo kuri ubu. Umwifato. Icyambere, niba umwana w'umusore abyuka mu gitondo, niba yoga mu maso, niba yiborosa simbizi, agahitira mu ikarita. Njya mbabona imvuga n'imbazi. Izo karita zisigaye zifite ukuntu zikinwa, zirimo nk'urusimbi zihemba. Hari ibintu bakina ariko bikabetinga, bigasa amafaranga, gasheta amafaranga. Akabamwe aho ngaho yazanye bakayarya, bayamara kujya kuguza andi ntawuraho yakandi niba yibasira impumbaze. Wawe nawe yariye mu kanya hakaza undi akaba yariye. Amakuru mfite nuko hari utaha ari zero. Ayashese yose bayatwaye. Urumva uwayatwaye we uyu munsi aragira ati nejo tu niho nzabyukira. Mbese ni ibintu ni amahirwe ari on balance. Birabalansinga none birakunda, ejo nibyanga ntacyo ujundi. Urumva ubwo buzima, uwo muntu ubuzima bwe buzacungira muri icyo kintu gihomba none ejo kikunguka, kandi kikunguka ntacyo yashoye. Cyakunguka kavuga ngo n'ikintu ngo gishore cyo mu kanya baragitwara. Uwo muntu azagira umuteguro muremure urambye. Ntabwo bishoboka. Cya kabiri, umuntu avuye aho agiye muri biriya, kandi ntabwo azi kuvuga ngo ariko uyu mujyi ndawukura mu icyo ubundi ubu nagiye mu kintu nkategeza ikintu nakora. Hari abantu nzi bahingiye abandi, none uyu munsi nabo barahingisha abakozi. Hari abantu bakoreye abandi,
uyu munsi nawe barakoresha abakozi. Umwana w'umusore akwiye kuzamuka adafite bene uwo mugayo. None icya kabiri rero kumwumva aha, kumwumva hariya, kumwumva hariya, ninde wafashe ku ngufu niwe, nguriya umwana wavutse ngo nuwe, baramuvuga ko inda ya nyirakanda kandi ngo ari wayiteye. Ninde wibye, ninde ufatiye mu cyuho, ninde uraye mu kabari anywa, nuwo. Hari igihe mvuga ibintu nk'ibi ngibi barakuvuga ati ibyo nanone rwose pasiteri ntago ari byo Pawulo yabwiraga Timoteyo. Ndabumvaho 30%, kuko Pawulo ga Timoteyo ntiyavugaga abo, ahubwo noneho yavugaga, ubwo nuvuga ngo nindiye kurundi mfashe indi tsinda, yavugaga bari mu nzu y'Imana no mu mirimo yayo. Nimwe Satani urwo rwo kubahinya. Yego. Yavugaga bari mu nzu y'Imana no mu mirimo yayo, bavuga ko banahamagawe banakijijwe. Abo rero nabavugaho iki? Nabavugaho kugira ubwenge. Ubwenge buteye gutya: senga ariko kora. Kuko Imana ntiha umugisha amasengesho yacu, ahubwo iha umugisha imirimo. Amasengesho yacu ntabwo ajya aba blessed, ahubwo aba exaucé, arakirwa, Imana ikayakira, ikayaha agaciro, ariko mu gutanga umugisha i-blessinga our works, imirimo yacu. Ntaraharenga wenda ngo guhakanye utubaza ibindi, ndashaka guhuza amagambo abiri ajya confusinga abantu. Pawulo aragira ati ntabwo twakijijwe kubw'imirimo, twakijijwe kubwo kwizera. Hari abafatira aho ngaho bakumva bazabishwaho no kwizera. Ariko kuna Bibiliya bivuga umukiranutsi wanjye azashobora. Abaheburayo 10:7. Ariko bafata karagusa. Hanyuma hirya Yakobo 4 bakavuga ati ngenda shaka nanjye umuntu wizere ko kiri imirimo. Kuki yakubona Pawulo bavuguruzanya? No, ntabwo yakubona Pawulo bavuguruzanya, ahubwo waruzuzanya. Donc ntabwo harimo contradictoire, ahubwo harimo complémentarité, kuzuzanya. Pawulo aragira ati mbere tujya gukizwa nta mirimo yose tubaza twakoze, ariko yakuba tumaze gukizwa dukora imirimo. Nako nashaka kubwira urubyiruko nimukore, abantu urubyiruko nirukore. Kankubwire mama, uruzi ko hariho umuntu, kandi nimbivuga ndabizi, hariho umuntu uri bwisanye muri iryo tsinda, cyangwa umuntu amumenye, abanteze amatwi bamumenye, ariko batamumenye en son nom, mu izina rye, oya baramenya ko hari abantu bariho. Ushobora kugira icyumba ateraniramo ku wa mbere cy'amasengesho guterana, akagira n'ikijyemo ku wa kabiri, n'ikijyemo ku wa gatatu. Nawe urabazi kuntanze se, kuntanze ngeze ku wa gatatu se, n'ikijyemo ku wa kane, n'insi cyazajyemo ku wa gatanu, icyumweru kikarangira. Aba umumama, oya, ari njye bari umumama. Biriya bintu mu by'ukuri pastor afite n'abana, abantu banteze amatwi nibibuke ko ndi umupastori. Yego. Ariko ntabwo ari byo. Ntabwo rwose ari byo. Urakoze. Nsubiyemo ntabwo ari byo. Koze hari umwuka barumbira umwuka ubyihishe. Hari ahantu urahazenguruka uri umwigisha. Basi nicyo Yesu yaguhamagariye, Yesu yaguhamagariye ku buryo uhazenguruka uri umwigisha. Yego? Icya kabiri, none se buriya iyo utashye nta maganya ugira? Reka tuvuge ko wiriwe mu mwuka. On suppose que wiriwe mu mwuka. Ariko si uvuye mu mwuka ugarutse mu mubiri, nta maganya ugira. Ahubwo se ntabyo wasitaje. Ntabyo wasitaje, ntabwo waremereye. Abakubona gutyo ni wa mugayo, ni rya hinyo, ntakagira abahinyura usore bwawe. Gira gahunda uvuga iti mu minsi igize icyumweru nzasenga mu munsi umwe, ku wa gatatu Nyarugenge, ku wa kabiri nzajya Kiruhura, ku wa mbere nzajya, ariko gira umwe wo gusenga. None ayo masengesho akwakompanye, aguherekeze mu bikorwa byawe, agufungurira umuryango, ariko nawe ayo masengesho kuremera akantu gasohoka wavomaho nawe.
kuburyo nawe uzagira igihe uhabanda amazi. Madamu unteze amatwi, gira umwanya wo kuba mu rugo rwawe, ugira umunsi wo gusenga yego, ariko ugiye n'uwo kuba mu rugo rwawe niba ufite umugabo cyangwa abana. Yewe wa mubyeyi wowe wenda wasigaye uri wenyine, uri umupfakazi cyangwa se uwo twita fille mère, barabyanga cyane kuko tubibyita ngo ni igishwaziko, kandi Bibiliya ibyemera hano muri Yesaya 54 igishwaziko birabivuga. Kwereke Yesaya 54 kandi kwereke birafasha iyo abantu bumvise muri Bibiliya birimo birabafasha cyane. Uwiteka guhamagaye nk'umugore w'igishwaziko ufite agahinda mu mutima, nk'umugore wo mu busore yasenzwe. Igishwaziko ni imvugo iriho isanzwe ya Bibiliya. Uyu mugore wa wenyine wabaye umupfakazi wasigaye wenyine ku mpamvu runaka, igishwaziko se hari icyo Bibiliya imuvugaho. Umva ukuntu imubwira. Ariko umupfakazi niba afite abana cyangwa abuzukuru, babanze kwiga kubaha abo mu muryango wabo no kwitura ababyeyi babo ibakwiriye, kuko ibyo ari byo bishimwa imbere y'Imana. Umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine yiringira Imana, akomeza kwinginga no gusenga ku manywa na nijoro, ariko uwidamarira abapfuye ahagaze. Ubategeka ibyo kugira ngo batabaho iki wa mugayo waje. Ariko niba umuntu adatunga be, cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa kandi ababaye mubi hanyuma y'abandi. Uzi ko bibabaje gusanga utwana tw'umupfakazi tw'igishwaziko, tw'umudamu wasigaye wenyine ku mpamvu zitandukanye, twicira usaze mu maso, agato kasinziriye ku gakuru, twahirimye ahantu tutoze ku manywa. Oh my God, ayiwe Mana we, uzi kuhanyura wareba abo bantu ukagira agahinda, kandi kanyu ukabona mama wabo aratahutse yambaye neza, yewe atashye, agataha hamagara ako gakuruma, akitwa gakuru muri two, kandi agatunganya. Niko ubu yagusinziriyeho akireba hehe, kuki utakuhagiye? Yewe wa mubyeyi utonganya uyu mwana, uzi ko uyu mwana urimo kumuzinura kuzaba umubyeyi w'abana. Psychological mu mwana arimo arangirika. Ngo avuye hano mu masengesho, nukuri kose Imana irinda abantu gukora bariho umugayo. Urakoze cyane Pastor, Yesu agumugisha. Mu by'ukuri uri gukora ahantu hababara, uri gukiza aharwaye. Yesu agumugisha. Pastor, reka dukomeze. Pastor, ndashaka kukubaza, bamwe muri twe abantu badukurikiye barabizi, twagiye duhamagarwa mu buryo butandukanye, rimwe na rimwe nkabwirizwa ubutumwa n'inshuti yanjye, cyangwa nkaba mfite umubyeyi mfatiraho urugero, ni role model wanjye, nafashe icyizere cyanjye cyose. None hari ukuntu tugira kwizera umuntu, ukumva niwe muntu wawe, kumva nyine wamuhaye 100% iki cyizere cyawe cyose. None uwo muntu Satani akamutera akagutenguha. Pastor, ugasanga ntago ari ukizi, kandi uru rubyiruko niwe wigiraho, ni père spirituel wawe, kandi mutubwira yuko atagira mukuru arumba ari indaro, nutaganire na se atamenya icyo sekuru yasize avuze. None niba sogokuru wanjye turi kuganira yamindutse ari kunyereka iyindi nzira, Pastor, uru rubyiruko dukora iki? Ngiye haro twaganira arambwira ngo ariko Vivian, isi kutagira isoni, barantibari uriya si yari mami wa groupe yacu, simubona bino ni icyuka, no kugira ngo nyine none basigaye bavuga ngo no kugira ngo ihungabana rigabanuke, ibintu no kubeshya, ngo kugira ngo ibyaha bigabanuke, aho kwicana no guterana amagambo mujye mu rusengero. Pastor, uru rubyiruko rukora iki ko namwe twigiraho, ko nabo twigiraho? Mwebwe mwatuzanye, namwe mwadutengushye. Ese Pastor, mfite imbaraga zo gukomeza no mu gihe byagenze gutyo? Urambwira iki? Ndakivugaho ndakoresha umurongo
wo mu rwandiko Pawulo n'Abatesalonike rwa mbere 5:24 kavuga ngo ibahamagara niyo kwizerwa no kubikoreza bikora. Ndashaka kubuza abantu kugira umuntu bizera. It's fast. Ngi bivuga nanjye siko wavuze ko ndiro mudo. Yego. Kandi ko ufite abantu bangiye. Yego. Ufite abantu bandebeyeho ndabizi bajya banabimbwira. Kandi bura batabimbwira ni bo benshi. Ariko ndabasabye ntibakizera umuntu wese wambaye umubiri ko ashobora guhinduka. Ashobora guhinduka waramushyize mu cyizere cyawe cyose kikamurangiriramo. Kuri iri jambo ndahita mboneraho kubuza abantu kwitwa umukristo runaka. Umukristo nsengera naha umushumba wanjye ni yego ndabyemera rwose ko na subavuga ngo umushumba wanjye passe message namuhakanya. Ariko hejuru yacu twese bashumbye twese dushumbiye Kristo. Umuntu wese yumva umushumba warinde ari Kristo. Turamuragiriye nyir'ububasha. Niyo mpamvu muri Petero ndetse ngo umutaheza mukuru naboneka tuzamushyira umukumbi tumumurikire aduhe ikamba ry'ubugingo ritangirika. Icya gatatu nshaka kuvuga nubwo buhemu, iyo malhonnêteté, iyo infidélité iraterwa nuko abantu binjiye muri uyu murimo wa gishumba wa gitambyi batarawuhamagariwe batarawerejwe. Mva ndagisubiramo kuko nkunda kukivuga kiranambabaza. Umutambyi, umushumba, uyu murimo w'ubushumba ni umurimo Yesu ahamagarira umuntu akabanza akamutunganya akamumaramo utuntu twose tuzanduza ubutambyi, tuzanduza ubushumba. Ubu ngubu ngiye namaze kwakira abantu bagoshejwe mu byaha nabo bagiye kwaturira. Ndabafite ubu bambaze bibitse hano. Umutima w'umushumba n'imva mwaza nje kukubwira ukaza uje kunyaturira ukamumuti uwo munsi ukagenda uguye mu kindi. Kandi oya ntabwo mbwira ko ari cyaho ngushijemo ngo bari kukweza ngo barimo guhumura aguhumanura. Mana yanjye pastor, uyu munsi wa none dufite abantu basengera abarwayi ari ukwinjira mu cyumba nk'icya consultation ngo arimo ararembarenga ibiganza ku mubiri. Asiga amavuta. Ibyo bintu byose ni umutima wanduye w'ubikora utarerejwe umurimo. Urabyumva neza? Uyu mwana w'umukobwa nasohoka hariya hantu ikimubayeho gikozwe, nashaka batamufataga nka romodo, nashaka batamufataga nk'umushumba we, ahubwo ari we yagiye agiriye icyizere nk'uko bangana ahava zinutswe, azinutswe Imana n'abakozi bayo. Uwo muntu yavuye muri cya cyumba agiriye imyitwarire. Reka mvuge akantu gatoya mbanje gusoma uyu murongo wo mu Heburayo 5 kuko uyu murongo urafasha abatwumva. Umutambyi mukuru wese yatoranijwe mu bantu ashyirirwaho gukora ibyerekeye Imana kubw'abantu kugira ngo ature amaturo kandi atambe ibitambo by'ibyaha. 2 kandi abasha kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye kuko nawe agoswe n'intege nke. Ndashaka ko mwese abanyumva mumenya ngo umutambyi mukuru wese uri guta umushumba wawe witwa Rumudo wawe nawe agoswe n'iki? Intege nke. Niyo mpamvu mbasaba kwirinda.